Abareye mu burakari bwinshi batewe na Gasogi ndetse na Kenisi basubije Gasogi ndetse n'abafana be. Rayon Sport iramutse ifashe abantu bakora hano muri iki kibuga cyo mu Nzove abangaba bakora hano mu kibuga cyo mu Nzove igafata uwuhira hano ku ruhande ukingura hano ku muryango ukata indabo ugira ate bagakora ikipe y'abakinnyi 11 iyo match yo kwa gatandatu bayitsinda yararebye isanga nta handi hantu yakuri igikombe usibye kukigurira no kuri uyu wa gatandatu ndamugurira ikindi ngenda kimugurira nta kibazo kuwa gatandatu Kenisi azaze muri stade azaze tumuhereza igikombe natwe twamuguriye Gasogere tuzisuzugura uribuka nakoranaga na Kazungu Clever nta mezi 6 yari yashira yarakubwiraga ngo niba hari ikintu cya mbere cyoroha no guhirika umusinzi umuntu wasinze unagira gutya ngo hey gake cyane ukabona yahirima iyo niyo Gasogi wari wabona igare riharura umuhanda ese wari wabona ihene rigata ku cyuma cya Mucoma ibyo byo wari wabibona niba ibyo bintu byose bidashoboka nicyo kibazo rumbajije nibi itariki 21 APR ishobora kujya mu matsinda inayahoramo uko bagiye dore amatsinda izabirimo n'inkariya uyanyerekera abantu kuri ubona abantu bameze niyo matsinda rwose izabirimo uko bazaba bahagaze bari kwishyushya na matsinda uko bazasohoka bagiye kwishyushya nanone na matsinda uko bazagaruka bicaye buri wese nta uvugisha undi nayo na matsinda ayo matsinda no yahuriza hamwe niyo bazibera mu y'ubwayo yonyene rwose hari abantu bibeshye rero hari abantu bibeshye ubwo ndatekereza ari match ya Rayon Sport na Gasogi niyizaba kuri uyu wa gatandatu hari abantu bibeshye ko kuba babonye abantu bose bahagurutse bakabona abantu bose barimo baragenda begerana ngo bategure ubuzima bwa Rayon Sport hari abibeshye ko ari iriya match oya iriya ni match Rayon Sport yatsinda mu buryo bworoshye Rayon Sport iramutse ifashe abantu bakora hano muri iki kibuga cyo mu Nzove abangaba bakora hano mu kibuga cyo mu Nzove igafata uwuhira hano ku ruhande ukingura hano ku muryango ukata indabo ugira ate bagakora ikipe y'abakinnyi 11 iyo match yo kwa gatandatu bayitsinda ubivuga ureba hano muri kamera ng'abantu nzajya nkureba reka tujye turebana abantu banabona uyu mucongo ariko banze babona uyu mucongo ku ruhande Rayon Sport iramutse ifasha abakinnyi 11 by'abantu bakupa abantu bakingura abantu bakora maintenance ya hano ku kibuga ugashyiramo n'abantu bakeya bavuye mu ruganda rwa Skol kugira ngo abantu buzure neza iyo kipe y'ubwayo yatsinda Gasogi none subu equipe idakora imyitozo abantu atigeze bakina n'umupira wowe batoragure n'aka kanya batoragura aka kanya ubabwire ngo muterekemo umwambaro mugende mujye gukina na Gasogi bayitsinda ni ikipe isanzwe Gasogere tuzisuzugura uribuka nakoranaga na Kazungu Clever nta mezi 6 yari yashira yarakubwiraga ngo niba hari ikintu cya mbere cyoroha no guhirika umusinzi umuntu wasinze unagira gutya ngo hey gake cyane ukabona yahirima iyo niyo Gasogi ifite ibintu igomba kuzira nagombaga kwitsinda ibitego biki nkayibabarira ariko iyo mbonye umuntu w'umunyamagambo bimwe biri mu bintu bitandatu Nyagasani yanga kurusha ibindi byose abantu bazasoma imigani 6 ibice 16 kumanuka harimo ibintu bitandatu cyangwa 7 Uwiteka yanga urunuka hari aho bigera hagati akanakubwira umugabo w'amagambo menshi amagambo akakomeye wasi imigani 6 ibice 16 kumanura harimo ibintu bitandatu cyangwa 7 Uwiteka yanga urunuka none icyaha bakoze ni kimwe nabonye abayimusi bazanya abakobwa gusa niho bazemusingira ya match harimo ba Muyango harimo ba DJ Brian ukagenda ubwo naho ngo nawe arimo kuko mu ba MC band abadamu gusa se abazemusinga n'abadamu sabadamu gusa n'abategarugori cyangwa se n'abagore ni byiza kubaha agaciro ariko noneho yakoze ikosa rikomeye ryo kuzanamo n'uwabyigize kandi biriya bintu Uwiteka byanga urunuka ubwo ninde wigize ibyo atari sinzi ni umuntu abimbwe byumvisha hariya ndongera ngo usubize muri Bibiliya kimwe mu bintu bindi azazira intangirira ibice 16 kuva ku gice cya mbere kugeza ku murongo wa 13 harimo inkuru ya Loti n'umuryango we n'abamarayika n'ibyagiye biberamo n'icyatumye Imana irimbura Sodomo na Gomora
ibyo nibyo biri buze kuyirimbura, nibyo biri buze kuyirimbura. Gufata ikibuga kizakiniramo amakipe akomeye, gufata ikibuga kizaberamo qualification y'imikino y'igikombe cya Afurika, ahantu u Rwanda rugomba kuzakinira imikino iremereye, ugatangira kucyanduza. Uyu wa gatandatu Rayon Sport ije gukora isuku. ko numva Gasogi leta twaba yisuzuguye nk'uko abyaramwe. Hari ikintu cyabagaho mbere kera. Kari keza we wikirirwa wigora. Stade Amahoro iraruta kure uriya mwana waje kwitobatoba. Stade Amahoro ni stade yagakwiye kuba ari ntagatifu, itagakwiye gukandagirwamo n'ubonetse wese. Bagakwiye kugeramo bari mu gikorwa cyitwa kuyisura gusa pana kuyikiniramo. Ushatse kuvuga ko kera tagira abafana babirinjira muri Stade Amahoro ikakiramo imikino gute, ariko abafana Mutabaruka arahari wese arayifana, ayikoramo iki? bamwirukane hariya sore ko akomeza kuyifana. None afana yihize ntayagira, yagiye gufana. Wendi kukubwira ngo ni ikipe idafite icyo yica, idafite ikikiza, nta bakinishyira muri equipe nationale, ni ikipe y'imbura mu maro. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu wa gatandatu nibwo bwa mbere umbonye mfite umujinya ungana gutya. Uyu wa gatandatu nzangwe no gukora isuku, nje guhana, nje guhanagura, nje gucecekesha no gufunga umunwa ku buryo indi nshuro niyongera kuvuga bizajya byitwa amatagara nyombya. Ariko ubushize yaragutsinze ku mukino heruka. Ni impano natozwaga nande se. Ejo yaratangaje avuga ngo ubwo aya makipe amererwa gukina Rayon Sport na Gasogi, uwari umuyobozi wa Rayon Sport ari we President Uwezo Jean Fidel yaratangaje ati nyamara abantu tiyabajyana muri moruke, ati ibyo bitewe nuko yaramaze kumutikura, yakoresheje iryo jambo. None nawe ushobora kuba waba aka kanya mbere yaho akazana gutikura kwa gatandatu. Ndi kukubwira ngo muri boxing habamo ibyiciro bitandukanye. Hari heavyweights ari usanga uyu mutipe w'umwongereza yitwa nde w'igikara Anthony Joshua. Iyo heavyweight ahangana na heavyweight, iyo bita heavyweight agiye gukina ntabwo bashobora kumuzanira umuntu w'ibiro bikeya. Iyo turi kuvuga heavyweight ni umuntu wo kuva ku biro 91 kuzamura. Heavyweight ntabwo bajye bamuzanira akantu kakana kakirimo karita y'ibintu by'inkonda niki. Urimo uravuga ngo nta mukino wa Fred Mayweather na Pacquiao uhari? Oya, ni nko gufata Pacquiao ukajya kumuhanganisha n'umuntu witwa Anthony Joshua, ntabwo banganya ibiro. Ariko niba nabyo Rayon Sport imeze nka Anthony Joshua, uri murangana mu boxer wundi umunyarwanda harya ni Rutikanga? Ni Rutikanga. Fata Anthony Joshua ukajya kumuhanganisha na Rutikanga kweli? Ariko bijyabishoboka ko umuntu muto yakubita umukuru. Ntibishoboka kandi batanganya ibiro. Kari keza umuntu gusumba wese yagukubita. Ugusumba wese yagukubita. Ugusumba wese yagukubita. Umuntu ugusumbya ibiro amahirwe menshi aba yanagukubita. None se ngira ngo wasireka tunagaruke. Equipe ya Gasogi bati tuye gukina equipe itanafite n'ubuyobozi. Equipe ijegajega. Equipe idaheruka intsinzi. Gasogi ku mwanya wa mbere n'amanota 7. Ati kandi nta nubwo batageze kuba bava kuri uwo mwanya. Ati kuwa gatandatu nabo ni umunsi wo gutanga isomo no kwereka Rayon Sport ko ahashize hatagikora. Ikintu kimwe gihari Kari keza ndongera mbigusubiriremo, sibyo? Igituma umva aya magambo yose sifite amanota 7. Warabyumvishe atangaza ibingana gutyo kuri match ya Mukura? Yigeze atangaza bingana gutyo? Ariko yahoraga n'iki agiye guhura n'ikipe nawe avuga ko urakoze cyane. Iyo agiye gukora budget yiwe ya miliyoni nka 250 cyangwa 300 akoresha sinzi n'agakipe karaho ngaho, 70% y'amafaranga azaba ari muri iyo budget n'amafaranga azava ku kibuga kinyi na Rayon Sport. Kuva kuri juru ya mbere agiye gukomanga kuri ligue ngo mumpere Rayon Sport kuri juru ya mbere mbashe kugira ubuzima n'imibereho. Noneho niba ari umuntu wiyaminiye uvuga ngo abafana ba Rayon Sport simba keneye cyangwa ibiki n'ibiki, match nayigira wikoro. Ariko ntago match yakwiye kuba igirwa bikoro kandi nyine n'abafana bakeneye kwire. Nayigira ubuntu se. Nasi cyaje kuko cyahise abone icyo ubuntu. Kuko cyahise abone icyo kugira. Ndi kugerageza kukumvisha uburyo ni match atezeho ubuzima. Ubwo buzima twebwe abariyo turabagwa neza, twitwa kimaranzara, amafaranga turayamuha. Ariko bibaye byiza tuzajya tumuha amafaranga adafite amagambo menshi indi nshuro. Ajyaza apfukamye atuje atubwire ati bariyo mumfashe muzaza. Ese wasiri tuvugisha ushingira kucyuva ko ikipe ya Gasogi muzayitsinda. Tuve mu bintu biri inyuma cyane. Tujye mu bintu bitatu. Twinjira hano mu kibuga. 11 ba Gasogi bamwe beza 11 bayo beza. Nta numwe wanatwaza abakinnyi ba Rayon Sport inkweto. Umuntu witwa Theodore ya Wanenji Maripango yakina ese muri Rayon.
mbwira umukinnyi arusha muri Rayon Nimero 10. nimero 10 yiheze Rukundo Abdurrahman pa play. Arusha Rukundo. kare nawe ubwo aka kanya atarizera umwanya ubanzamo muri Rayon Sport aracyari umukinnyi mushya ukiri kwiyadabuta. Rayon Sport ifite nimero 10 ubanzamo mu ikipe y'igihugu y'u Rwanda. Tujya kuri 7 ikatujya kuri 7 umurundi ukiri mu ikipe y'igihugu. Indese inde ukini yo 7 Mudera Kibari. Muderi no mu kibuga hagati. Ariko nawe kugira ngo ubanze wumva urwego rw'uburyo aciriritse mu ikipe y'igihugu y'u Burundi yahageze afunga umunwa ahengetse ariko nta kibazo ariko yarakengetse ahengetse ahantu mu bisheke aho hantu yari ahengetse nta mukinnyi wa Rayon Sport ubayo. Ndi kukubwira ngo 11 bapanze bagororotse 18 ba fedo match ni 20 ubu ngubu ba fedo match nta mukinnyi numwe w'iyo kipe uri kuvuga ufite n'ubushobozi bwo gukandagira aho ngaho iyo kipe urambwira ko yansinditse. Ariko wasiri ukiri ko aho ngaho na turagenda n'abantu babasha no ko abana bisobanukirwa na byumve iyo bavuga ati na mukinnyi ikipe ya Rayon Sport akwiye kubanzamo kugeza aka kanya ba Rutezamu ba Rayon Sport nta numwe babasha kwafungura amazamu ejo ni Charles Bari abaje kwigaragaza mu mikino y'igikombe nako bakina na Mukura aka kanya afite umwana muto cyane ushobora no gutambarwa mu ikipe ya Chan Kamanda Serge yatsinze igitego giheje ikipe amanota yatsinze igitego giheje ikipe amanota akinnye ubw'imikino ingahe kugira ngo abone ni imikino 3 ariko twebwe tumaze gukina 2 ni imikino kwa ko bushize tumaze gukina 2 yego ni 2 yonyine ariko bari imbere niyo bagabanyiraho amanota 3 batsinze ku mukino heruka bagira amanota ne bajya imbere yari iyo tugeze ku cyitwa marato rero wa wundi ubona uri kwirukanka cyane ubona wirukanse wabize icyuya cyinshi cyane ntago ariwe birangira agezeyo mbere journée 3 za championnat batangiye batsinda kamwe gashiramo banganya 2 nta kibazo ubu uyu munsi bafite amanota 7 Imana ishimwe ko bayabonye kare ibyo bigiye kurangirira kuri iyi journée ndabikubwiye kari keza ndongera mbigusubiriremo niyo Rayon Sport yafata abantu bakupa hano mu kibuga cyo mu Nzove igafata abana baragira hano igafata abantu b'abahinzi babagara umuceri hariya bagakora ikipe ya 11 bakambara umwambaro Rayon Sport bakinjira mu kibuga Gasogi ntiyabakoraho kuri ubu ngubu byararanye nako Gasogi atsinda ari ndi kukubwira ngo kuwa gatandatu saa moya nuriye wa gatandatu wose ni umunsi nyirizina abareyo bazirirwana bazanararana ibyishimo tuzabanza twikorera ibyacu hanyuma tunurira indege twigire muri Egiputa tujye no gukora ibyabo ariko ndakumenyesha ko match yo kuwa gatandatu na amanota 3 ya mbere y'ikipe ya Rayon Sport yamaze kujya mu ibage turimo turabara journée zinde 5 zikurikira ndeka ubwo Christian nabonye ahantu hose bazimese upublicité match urazamo ababyinnyi urazamo abakobwa bafite ngo zanyashi urazamo ibintu byose ntazi ndabonye muri publicité reka ngwize kuri rero Christian iyi stade amahoro mukuru w'igihugu yatwubakiye ifite standard yuje ibyangombwa byose iyi stade rero metero z'ikibuga abakiri bakiramo turaziza ntago iyi stade ari ya concert iyi ntabwo iyi stade ari ya yindi ifite metero 2 kuri 2 iyi stade yujuje ibyangombwa byose ndashaka kugura ikintu kimwe Christian umaze kumenyera Rayon Sport bitera amagambo yawe shimupira hasi